noneho bari n'abantu b'abadive kandi abantu b'abadive ntabwo bakunda ubuhanuzi kubera ko bari barihebye ndagenda ndabivuga maze kubivuga ndigendera Imana irambwira ati musenyere n'amazi mu basi amazi yego amazi twarayasengeye mfatikanyije n'undi mukozi w'Imana turayabashyira amazi akajya yakoresha nyuma nza kumva ngo yarakize ndangije mbira Imana ngo Mana warakoze kuba atarapfuye warantumye nkamubwira bigasohora warakoze yaba arahari yego barahari benshi nagiye mbibwira ntibisoreye akazi ibimenyetso kimwe nk'uko Imana yari yarambwiye ngo ndajya nsengera abarwayi barwaye bakire hari benshi nagiye nsengera bagakira yaba na ngombwa akaba ngombwa ko mbafatira ibitambo kugira ngo wenda Imana yitamurire bakire nanjye nzashime ko hari icyo Imana yakoze yego ikintu nababwira rero ni ukureka kwiheba bakareka kujyana umutima kure bagakunda Imana kubera ko hari aho Imana igutabarira babonaga ko bicitse bidashoboka bitanasanga rimwe ngo bikunde ariko hari aho bigera byaracitse Imana ikabisana bikongera bikagaruka ukaba umuntu muzima ukaba umuntu ushimye Yesu nashimwe aha rero abantu mudukurikiye kuri Gitangaza NTV amahoro y'Imana abane namwe turabasuhuje tubikuye ku mutima tutabakunda ntabwo twavuga ngo dukore ikiganiro uyu munsi rero twagize umugisha tugiye gukorana n'umukozi w'Imana hari ibyo Imana yashatse kugira ngo atugezeho umukozi w'Imana turakwakiriye hano kuri Gitangaza NTV utangire utubwira amazina yawe murakoze amazina nisengera Nsengiyumva yego nsengera muri Edari yego n'umukozi w'Imana no mu ivugabutumwa n'umuhanuzi yego aha urakoze cyane rero turubwira ngo dutangire ikiganiro cyacu udushira imbere y'Imana Mana data twese uri umukozi w'amahanga urera urakiranuka nawanye nawe iminsi yose witwa ndiho ntushire Kristo wemeye kuturindira mu buntu bwawe n'imbabazi zawe Kristo bakira amahoro nanjye kuba cyacitse kimwe igitondo gitangaje igitondo cy'umugisha turagushimye cyane tugiye gutambutsa ubutumwa bwawe kuzubane natwe uzigirire neza cyane ayi data dusengeye twe tugiye kubikora Kristo dusengeye n'abaduteze amatwi kugira ngo bamugisha kubera ko umugira neza ayi data washimye ko tukubera abakozi bawe nushimye wadutoranije mu bandi si uko twari beza ahubwo ni mwe n'imbabazi watugiriye mwihimbazwe ayi Yesu rero bana natwe uduhe kuvuga tuvugishijwe nawe ryawe riganze turirukana Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu imigambi ya Satani mu izina rya Yesu ibitavuga izina rya byose turatesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo naho rero bana natwe muri iki kiganiro tugirire neza cyane tugorere amajwi mubyeyi mwiza umeza kubana natwe ni mu izina rya Yesu amen Josia karame waramutse aramutse neza aha uratubwiye rero ngo uri umuvugabutumwa uri n'umuhanuzi yego buriya ugereranyije uvugabutumwa waritangiye ryari ivugabutumwa urebye naritangiye mu kwa munani ritangiye aha guhanura bitangiye ryari nabitangiye 2018 2018 yego uzi ko umaze iminsi mu gakiza
aha none si ikibazo cy'amatsiko wabitangiye watangiye guhanura warashatse wari utari washaka ya mbese urebye guhanura nabanje kujya mboneka nijoro ndyamye nabiceceka mbanza kwitinya nkajya ngira ubwoba bwo kubivuga nyine yego najya gusenga bakambwira ati kuki ubona ibintu by'abandi ukabipfukirana ni ukubera iki yego nyuma nza kwitinyuka hakagira abo mbibwira abandi nabareba kubera uko ndi kubabona nkabatinya ariko maze gushaka byageze aho nza kuvuga ati se nzabatinya nzageza ryari yego kwitinyuka nkajya mbivuga nyine ubwo ndi kubona akomeye byabana ngombwa nkavuga ati rero mana nawe umungerereho numara kumungerera icyo bugufi kugira ngo mbone uko nza kumugeraho nanjye mbimubwire kubigira mbese ukabona biraje mu nzozi wumvaga ko ari Imana ko kiri kubikwereka cyangwa wumvaga ko ari ibindi bintu bisanzwe oya numvaga ko ari Imana kubera ko akenshi narabibona gufata nk'aho uri umumana ubwo rero twewe dukunda gukorera Imana ifite ibimenyetso icyo gihe yashakaga kuteka ko ari Imana indimo ariko ntayikoresha nyine ariko byageze aho ngubu ibyo mbonye nabivuga nabisengera wenda hakaza ikimenyetso kigaragaza ko bya bindi koko byari gusohora ariko ntibibe akabazo k'amatsiko rero buriya ukigenda guhanurira uwa mbere ukatinyuka ukamubwira ngo Imana ikundumyeho byari bimeze bite nagiye mfite ubwoba ariko maze kugenda mfite ubwoba ndanavuga ati ese Mana ndabivuze yego nibyo mbese natangiye mbwira umuntu wari urwaye muri karitsiye yacu bari baramuroze genda umubwira atere kwiheba azakira ababaye ariko azakira aha none si ukimara gukira ahari yaje kugushaka aragushimira cyangwa wumvishe inkuru gusa numvise ko yakize ariko nyuma ngezeyo kumusura namubwira ati ese ntabwo wazaza tukajyana gusenga ugashima Imana aho yagukuye arambwira ati yego byari byo utari kubona ko urusengero rwanyu n'urwacu bifatanye kandi abadive urazi ko bino bintu batabyemera ndamubwira ati nta kibazo kuba warakize ibyo nabyo nishima umuntu yabishimira Imana kuba tutaravuze ngo tubigire ubusa Imana ikagukiza nabyo twabishimira Imana ubwo birangira gutyo nahise ngenda ubu ngubu ntabwo mperuka kumubonaho nyine sawa uraba warakoze cyane kubwo ubutwari Imana yagukoresheje ishimwe cyane ngakubaza ati si kereku hari abandi bantu baba barasengeye bigasohora barahari yego barahari benshi nagiye mbibwira ntibisoreye akazi ibimenyetso kimwe nk'uko Imana yari yarambwiye ngo ndajya nsengera abarwayi barwaye bakire hari benshi nagiye nsengera bagakira byaba na ngombwa akaba ngombwa ko mbafatira ibitambo kugira ngo wenda Imana yitamurire bakire nanjye nzashime ko ari icyo Imana yakoze yego mbese buriya buno umuntu waguhamagara ngo abantu badukurikiye ko aba ari benshi buriya uri buze kubahereza inomero kugira ngo baje baguhamagara nurangiza ubasengere nabo bakire mu izina rya Yesu yego nta kibazo yego aha none se buriya kabazo k'amatsiko yego buriya abantu nigeze kuganira rimwe n'umuhanuzi arambwira ati rero njengi najyaga gusenga ngabona abantu bari kubyanga bakanjana inyuma ngo ndibishoboka ndibigere gute wowe ukibitangira ahari umwidini mu itorero ahari bahise bakwakira cyangwa habonetsemo ibibazo ngiye mbitangira kubera ko ubundi nabitangiye nsa n'umuntu uri mbega uri kubona ko ari umuntu ukiri hasi ariko atarazamuka neza mu itorero kubera ko haba harimo abakuru umuntu abanza kwitinya akavuga ngo se
ndabicisha he na runaka, ndabicisha he n'uriya, ukabitinya. Ariko byageze kuri rero mbitinyuka, ibyo mbonye ngagerageza buryo ko ndibuze kubibika mu mutima, nkabibwira nyirabyo dusohotse, nangiza nkabwira Imana ngo Mana uzamumera ikimenyetso kugira ngo azemere kuri Imana yavuze. Yego. Ariko mu itorero ibyo birashoboka cyane, uwantu ujya guhanura bakagusubiza inyuma akubwira ati ntabwo bishoboka, uretse Imana yawe tuzabanza tuyigenzure. Ariko kubera ko Imana igukoresha yo, ni Imana ifuha, ikabyanga ikanagukoresha ugakora, ariko abantu bo ku ruhande batabyishimiye nyine. Yego. Sawa, kamubaze rero mbese ugita umuntu yarigiye kwakira Kristo, ahari ndangorane wigeze guhura nazo, ubuzima bwakomeje gukomeza? Ingorane navutse nsanga mu rugo ari abakristo bakirijwe ariko badakunda kujya gusenga. Yego. Maze kuvuka mu rugo bakirijwe ariko nkumva kwiga ntabwo bindimo. Wumvaga bitakurimo? Yego. Noneho covid ije nza kuva mu ishuri ndahunga, kumwe gutya abana bajya bahunga bakajya kuba mu misozi. Yakuba mu mujyi ndi Musanze, nkamara amezi 4 ndataha nsubira imuhira. Ngeze imuhira biba ngombwa ko njyana na mama gusenga, tukajya gusenga mu masengesho bisanzwe. Ku cyumweru nkumva ndabakunze nkajya gusenga, ariko ubundi muri njye nakuze numva barokore mbakunda. Yego. Andi madini, abakatolike, abadive, abasilamu, ntabwo amadini nayumvagamo muri njye, numvaga nkunda abadeperi, abatista, amadini nk'ayo y'abarokore nyine. Noneho tukajya tujya gusenga, twavayo nkabwira mama ati njye rero mama ahantu nahakunze, ejo nzasubirayo cyangwa ejo bundi. Ingorane zo ntizabura, zarahabaga, ariko kubera ko papa ntabwo yarakijije yakundaga kwinywera inzoga nyine. Yego. Rero ntabwo bishoboka ko muzajya gusenga musize inka nta bwate mutakoze, ntabwo bishoboka. Tukabyirengagiza nimba nzi ko ndi ujye gusenga tukareka rero mfata umufuka n'akahiro nkajya kwahira, ntabwo nkaza nkavoma nkakora indi mirimo mu nzu, kubera ko hari umuhanuzi watubwiza akavuga ngo kujya gusenga usize mu rugo hadakoze isuku ni icyaha. Tugakora amasuku twangiza tukitegura tukajya gusenga, ubwo twataha amahoro agasaba mu rugo kubera ko twasize dukoze ibyo papa yabaga yifuza. Ikintu cyose kubwira abantu ingorane zo ntizabura, ariko hari ukuntu umuntu abyirengagiza agasa n'utunga ntabigiremo uruhare, ugasanga zigenda zimanuka ziburamo gake gake. Iyo umuntu akubwiye ikintu akamenya kugikurikiza, nagira aho yagera nyuma agaca bugufa agatuza, akabona ko uri umwana wumvira, akabona ko ibyo akubwira ubishyiramo umwete, ubikora ubishaka, bigashoboka ko akenshi umugisha uturuka ku babyeyi. Ntabwo nari nava mu rugo guca insuzuguye ngo ngende ngo nze kubona umugisha nawe nasenze yabaga yamfira ubusa. Aha, urakoze cyane rero. Tukavuga noneho tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu nyirizina. Yego. Bishatse kuvuga noneho nk'abantu badukurikiye hano kuri Gitangaza NTV. Yego. Wababwira iki, wabafasha iki? Ikintu nababwira gukizwa yego. Allo? Allo? Oui. Nk'abantu badukurikiye hano kuri Gitangaza NTV wababwira iki? Ikintu nababwira, yego, muri iyi minsi turi mu minsi isa n'aho ari iya nyuma kandi byaravuzwe, Imana yarabivuze kenshi gashoboka. Ugifite umutima wo kwihana yaje yarari akihana, wenda nibwo abona ko bimurenze igihe kiragera bikagira iherezo. Kubera ko nanjye nubwo nabanaga n'ababyeyi yego narasengaga, njye na mukuru wanjye twarasengaga, n'ubu turacyasenga.
ariko tugasenga dufite umusonga wo kuvuga ngo tubana n'ababyeyi badakirijwe neza. yego Ariko byageze nyuma turasenga tubwira Imana ngo Mana nimba ari wowe wemeye ko tugukorera bacishe bugufi babone ko ari wowe Mana dukorera. Ikintu nababwira rero ni ukureka kwiheba bakareka kujyana umutima kure bagakunda Imana kubera ko hari aho Imana igutabarira babonaga ko bicitse bidashoboka bitanasanga rimwe ngo bikunda ariko hari aho bigera byaracitse Imana ikabisana bikongera bikagaruka ukaba umuntu muzima ukajya wumva ko Imana ari iri buganze mu mutima wawe. Biba byiza kurushaho biragufasha bya bindi wari urimo ukagenda ubyibagirwa n'inkorane wahuye nazo ukagenda uzirengagiza. Akenshi ku musoma Bibiliya ku muntu wumva ijambo ry'Imana indirimbo zo mu gitabo ibyo biragufasha cyane kuruhuka siteresi zo watewe n'ibindi bintu ku ruhande ugasanga igihe usanga Imana ukazisanga warageze mu gakiza neza nta mbogamizi. aha bishatse kuvuga ngo abantu badukurikiye bumve ko bagomba gukumva ijambo ry'Imana kandi bakaja kakenji bakaja baje guterana hamwe n'abandi. Yego biba byiza kurushaho noneho guterana n'abandi siteresi zigenda zigabanyuka kubera ko ikintu uri mu nzu y'Imana ntabwo wagira ngo wishime, ariko uri mu nzu y'Imana urirengagiza bya bindi wasize mu rugo ukishima ugahimbaza ukaririmba indirimbo zo mu gitabo hamwe n'abandi kumva ijambo ry'Imana. Ibyo biragufasha ukagira umutima mwiza utuje ugasabana n'abandi. Ibyo biba byiza bikagufasha rero kwibagirwa za siteresi zo hanze. Yego sawa rero urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi igukomeze muri ubwo buzima kuko niyo yagutoranije. Tukakubwira ati rero urakoze cyane kubwo ubu butumwa uduhaye n'iby'Imana yagukoresheje ubigumemo. Rero tukaba tugiye gusoza ikiganiro cyacu ariko tuvuga ngo tuzagusanga mu rugo atari online. Noneho nurangiza utubwire kose icyo Imana yagukoreye ahari muri iyi minsi kubera tutari twasoza. Ari ijambo ryo muri kuko tubwiye ngo uri n'umuvuga butumwa, ari ijambo ryo muri Bibiliya wabwira abantu kugira ngo bazarirambure barisome nabo bumve ko ryabafasha muri uru rugendo. Yego reka dusome mu Migani igice cya mbere turahera ku murongo wa 24 kugeza kuri 20 kuri 30. Dusome mu izina rya Yesu. Narabahamagaye murantinira nabaramburiye ukuboko ntihagira unyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubataha kwanjye ntimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago. Nzabaseka icyo mwatinyaga kibagizeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru ibyago byanyu bikaza nka serwakira. Igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho nibwo bazantakambira nkabihorera. Bazanshakana umwete ntibazambona kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka ntibemeye inama zanjye bihinyuwe guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazajya iva mu ngeso zabo, bazajya bava mu ngeso zabo. Hano ku murongo wa 24 ari kutubwira ngo narabahamagaye murantinira. Icyo tubabwira rero hano ku murongo wa 24 muri iyi minsi hari abantu Imana iri guhamagara bakeneye bakanga kuyumva. Yego
ariko hari igihe kizagera wenda bageze mu bibazo akavuga ati ese koko nanjye ndi muri ba bandi Imana yahamagaye nkanga kuyitaba. Yego, icyiza rero bagarukira Imana ikibishaka ikibakunze, kubera ko urumva ko hari aho twageze riratubwira ngo muzanakambira ibyago byanyu bije nka serwakira nanjye mbihorere. Umurongo wa 30 twihuse ari kutubwira ngo nibemeye imana zanjye. Byaba byiza rero bagarukiye Imana bakemera Imana, kubera ko bumvira bahamagara cyane bashaka bakeneye. Byaba byiza kurushaho komeye. Ubwo rero byaba byiza bayigarukiye bakayumva icyo bakeneye ikibahamagara. Sawa, urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi igukomeze. Twatangiye ikiganiro rero dusenga, tugomba kunasoza dusenga, ariko ndibagiwe ba bantu wabafasha ukabaha nimero ya telefone. Yego, bahamagara kuri 079 54 033 4 ndayisubiramo ni 079 54 033 4 amazina ni Nyiransengiyumva. Sawa, urakoze Nyiransengiyumva rero, kuko warayisenzera kumva, none n'abandi bazaguhamagara izabakize, kuko izina sinzi umuntu wavuze ngo izina ni ryo muntu, burya warayisenzera kumva. Ngo dushire imbere ngo dushire imbere y'Imana. Ariko si utari wasenga gusetse cyane. Nuko nishimye. Yego. Ariko no kwishima ngo ni byiza cyane. Yego, kwishima ni byiza, kubera ko ubundi ntabwo wakorera Imana babaye uri umurakare, ntabwo byavamo. Ikunda abafite umutima umenetse kandi igakunda abantu batari abarakare. Yego. Yego. Sawa, ngo dushire imbere y'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Himbaza umwami w'abami, uruwera ushoboye byose, yagora ku ngoma, tugushimiye ko banya natwe muri iki kiganiro. Nushimye Data rero tweretse abari badukurikiye, ubahe umugisha kandi ubagirire neza, ukomeze kubarindira mu buntu bwawe, ubane nabo. Natwe turakweretse Kristo dukoze ikiganiro, ubane natwe tugire neza cyane, inde ku buzima bwacu n'ubuntu bw'abari badukurikiye. Yesu ari n'abagiye Data wera, ubane nabo bagire neza cyane kandi ubatsindeho. Sengera n'ibibazo n'abanyabyifuzo, abarwayi bari kwa muganga, bari mu buroko Kristo, abo bose ngo barenge bagirire neza. Hari abarwaye indwara zitandukanye, uburwayi bwo mu nda, uburwayi bwo mu mitima, amaguru, ariko Yesu aho turahazi kugera mu magufa no mu sikoro, amaramutse n'amakuru, ugere mu nda nta nini, kubera ko uruwera ukore. Uri Imana itagitinya rero, uri Imana itagitinya ubunyereri, uri Imana itagitinya ngo izasaza yitwaza akabando, uri Imana itagitinya ko izavaho ingoma zayo zigahanguka, izindi Mana ingoma zazo zirahanguka, ariko uri Imana ihoraho ibihe byose kandi uzahoraho. Witwa Ndiba rero Kristo, bana natwe muri aya masaha, dukomeze kuturindira mu buntu bwawe n'imbabazi zawe. Turaheza Satani mu izina rya Yesu, heza dayimoni n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko uruwera umugira neza nushimwe. Ugomeza kubana natwe muri byose. Dusoje ikiganiro tugushima, urakoze nushimwe, abanye natwe tugorera amajwi ko twabyifuzaga, ntuhimbazwe. Komeza kubana natwe muri byose mu izina rya Data, twese Umwana n'Umwuka wera. Amen. Sawa, urakoze cyane rero, tuzagusura tugusange mu rugo. Yego. Sawa.